Haleluya. Ubuntu bw'umwami Imana n'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese mwebwe mukurikiye iki kiganiro itorero n'umurimo w'abizera. Twari tumaze iminsi turebera hamwe ibintu 9 byimira Imana gukorana n'abana bayo, byimira Imana gukorana n'abantu bayo, aribyo twabonye mu buryo bukurikira: kwibagirwa ijambo Imana yakubwiye, kwibona ko ari wowe uzi kurusha abandi, abantu gukora imirimo itari iyabo, abantu bicaye gusa ari ntacyo bakora, abantu batagira ishyaka mu murimo w'Imana, abantu bataye inshingano bajya gushaka imibereho mu bundi buryo, kugomera umwami Imana, kubura ubumwe n'icyaha. Ibyo twabivuzeho mu buryo burambuye. Rero uyu munsi nifuje kuko nanone mbere y'uko twinjira ku kindi gice, ndagira ngo mbasobanurire nibura iki gitabo ndimo kubigishaho. Ninjye wakiyandikiye, ntabwo ari ikindi gitabo natiye, nyobowe n'umwuka w'Imana, kuko numvaga nanjye ngomba gutanga umusanzu wanjye mu kubaka itorero rya Gikristo. Numvaga ngomba gutanga umusanzu wanjye mu myitwarire n'imico umukristo nyakuri yakagombye kuba afite. Muri kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Ku kibindi biganiro umuntu washaka ko tuganira cyangwa kugira ikibazo yambaza ku byo tumaze iminsi twigana cyangwa no ku bindi tuzigana, yakoresha telefone WhatsApp yanjye 0787440999. Rero nashatse kugira ngo nibura mbahe introduction cyangwa iburiro cyangwa iby'ingenzi bikubiye muri iki gitabo, kuko mu minsi mike turakomeza tugere no ku bindi. Ni ukuvuga ntangira iri somo nahereye kuri chapitre ya 2. Ubundi ni igitabo nanditse kigizwe n'ibice 4 by'ingenzi. Ibyo bice 4 by'ingenzi, igice cya mbere cyabyo ni imyubakire y'itorero rya Gikristo mu gihugu. Hari umukristo uyoboka itorero ariko atazi uburyo ryubatse, akumva hari ba revera, pasiteri, akumva hari ba cidikoni, akumva hari ba apotre, ba profete, rimwe na rimwe hakabaho n'igihe bitewe na denomination cyangwa ishami ry'idini asengeramo, uko abayobozi batumva ayo matitire cyangwa batumva izo nzego, akabasha kumva ko bimwe ari ibipapirano, akumva ko bimwe bidafite ishingiro kuri Bibiliya cyangwa mu miyoborere y'itorero. Rero kuri njyewe ntegura iyi nyigisho nayiteguye kugira ngo abantu benshi mu bushobozi cyangwa mu bunararibonye mfite mbashe kubusangira n'abandi bakeneye kumenya byinshi ku itorero, bakeneye kumenya byinshi ku muhamagaro, bakeneye kumenya byinshi ku buzima bwejejwe bw'umukristo. Rero gusa ariko ikintu gifite imbaraga kurusha ibindi ni uko gusa itorero ritangirira ku bantu guhera kuri 2. Mu rugo rwawe, mu rugo iwanyu, aho ngaho ni itorero ritangirira. Ni ukuvuga umupapa wo mu rugo niwe père spirituel wo muri urwo rugo, niwe muhesha w'umugisha w'umuryango we wose. Iyo rero adakijijwe, ababashije kuyoboka itorero, abo ngabo baza ari nk'inyenyeri ije kumurikira wa muryango. Ikiba kiruta byose ni uko ushobora gusenga kugira ngo haboneke abandi mufatanya muri urwo rugendo. Akaba ariyo mpamvu rimwe na rimwe hari igihe biba intambara, hari igihe kubw'amasengesho ya babandi cyangwa kubw'umuhamagaro uzakomera wa babandi bakijijwe mu rugo, hari igihe mu rugo habonekamo ibibazo. Muri bya bibazo umubyeyi akabasha kwemereramo akakizwa, cyangwa umwe mu bafite inshingano zikomeye muri urwo rugo akaba yakizwa kubw'ibibazo. Rero Imana igira inzira nyinshi. Rero itorero uko ritangirira ku bantu 2 nk'uko nigeze kubivuga, n'umuryango utangirira ku bantu 2, ku mugore n'umugabo.
itorero naryo rero rishobora gutangira ku bantu babiri, ho ntabwo ari ngombwa umugore n'umugabo, ahubwo abantu babiri bahuje kwizera. Gusa ndagira ngo nongere nibutse abakurikiye kuko mu buryo bw'imyizerere cyangwa mu buryo bwa Bibiliya, umugore n'umugabo ntabwo baba ari abantu babiri. Umugore n'umugabo baba ari umuntu umwe. Yego mu mibare bisanzwe rimwe guteranyaho rimwe ni kabiri, ariko mu mibare ijyanye n'urugo cyangwa no gushyingirana, rimwe guteranyaho rimwe bibyara rimwe. Imwe iba ari ibifite uko bibarwa, ariko mu mibare yacu tubara kuko umugore guteranyaho umugabo si babiri, ahubwo ni umuntu umwe. Rero urugo niryo shingiro ry'ubukristo, abantu babiri niryo shingiro ry'ubukristo. Rero muri iki gitabo nandika nari nagihaye ibice bine. Igice cya mbere nyine yari imyubakire y'itorero rya gikristo mu gihugu, aho wahera ku cyumba cy'amasengesho cyangwa wahera ku bantu babiri barimo gusenga, ukagera ubwo baba abantu bahuje umutima barenze babiri, kugera ubwo bashobora gutangiza icyumba cy'amasengesho, nyuma hakaba havamo itorero rifatika. Rya torero rikaba ryabasha kuba ryasaba ubuzima gatozi mu gihugu, naryo rikaba ryabasha kuba itorero rifatika nk'ayandi yose kubw'ubuntu bw'Imana. Gusa iyo Imana ariyo yaguhamagaye, ibyo byose kubikora biroroshye, itagombereye, bitanyuze mu mashuri, bitanyuze mu bumenyi runaka. Umuhamagaro w'Imana uragoye. Bene data dukurikiranye, kugira ngo bibarinde kujya muca imanza mureba impande n'impande, ndagira ngo mwongere mwibuke umuhamagaro Sawuli yahamagawe cyangwa umuhamagaro Pawulo intumwa yahamagawe. Mu guhamagarwa kwe nta bizera bari babibonye. Ndagira ngo mwibuke bari mu minsi 10 bategereje umunsi wa Pentecoste. Bageze aho Petero aravuga ati rero dore Yuda yariyahuye, mureke twebwe dushaka undi muntu umusimbura kandi ibye bihabwa undi, nk'uko ibyanditswe bibivuga. Batora Matiyasi. Bo nk'abantu baragijwe umurimo batoye Matiyasi, ariko Yesu we nyir'umurimo, iyo tujya kureba dusanga muri Bibiliya, kuko ariwo muyoboro wacu tugenderaho tureberaho, nta bikorwa na bimwe Matiyasi bigaragara yakoze, kandi yari yaragizwe intumwa n'izindi ntumwa. Ari nk'uko nigeze kubabwira ko mu mihamagaro hari imihamagaro ine. Hari abantu bahamagarwa na Kristo n'Imana, hari abandi bahamagarwa n'abandi bantu, hari abandi bahamagarwa nanone na Satani, hari n'abandi bihamagara kubera inyungu bashaka. Rero Matiyasi yahamagawe n'izindi ntumwa, agirwa izindi ntumwa n'intumwa, ariko nta bikorwa yakoze. Kristo rero utajya ubura uko abigenza, wihamagarira igihe ashakiye, yahise atungura Sawuli wari urimo kwica itorero ry'Imana, wari urimo kugenda yica bamwe nyuma yo gutera Stefano amabuye. Aba yadukiriye n'abandi, afata inzandiko hose arasinyisha ngo ajye kwica nabi Damasiko. Ageze mu nzira atungurwa n'umucyo. Nta mukristo wabonye uwo mucyo umutungura, usibye bo bari kumwe muri uyu munsi wabita ko bose bari abapagani bahuje umugambi, bagiye kurimbura ubwoko bw'Imana. Ngo ijwi riramubwira ngo Sawuli, Sawuli, ndenganyiriza iki? Aturinde mwami nkakumvira. Ati ndi Kristo urenganya. Rero ni ukuvuga Kristo ako kanya ahita ajya kubonekera Ananiya. Ananiya ntabwo bigaragara kuko yari intumwa. Ananiya yari umuntu w'umukozi, yari umuntu nawe w'umuyoboke w'idini ya gikristo, ariko ntabwo bigaragaza inshingano yari afite zikomeye. Ariko Kristo yanze kubwira Petero, yanga kubwira Yakobo, yanga kubwira Yohana, ahubwo aragenda yirebera undi muntu uciriritse utari mu ntumwa. Ati genda usengere umugaragu wanjye Pawulo. Ati no mwami, Pawulo arimo arahiga ubwoko bw'Imana, arimo arica abantu, ndetse natwe twese ashobora kutugira nabi. Nabigira gute? Ese uwo muntu ashobora gukizwa? Ati ushishikajwe n'iki ko ibyo yababaje benshi nawe aribyo bizamubaho? Genda umusengere. Ndangije kumutegura kugira, kandi nawe namuhaye yerekwa kuko ari wowe uramusengera. Pawulo ab'intumwa ntabwo yigeze abihabwa n'izindi ntumwa, ahubwo Yesu Kristo we nyiri itorero yabashije guhagurutsa undi muntu utari n'intumwa, abasha kumusengera kandi abasha gukora inshingano nk'uko bigomba. Umwami Imana ahabwa icyubahiro, nishimwe n'icyubahiro n'ubutware no gukomera bibye none n'iteka ryose, amen.
rero niyo mpamvu kuri uyu munsi ushobora kuba uri mu itorero rimaze igihe, hakaba hariho n'irindi torero ubona ritamaze igihe, ariko twese umwami wacu ni umwe, twamwimitse mu mitima yacu, ni nawe muyobozi wacu. Hariho n'abafite itorero ry'ibinyoma, ry'indamu gusa n'indambi, ariko twebwe ntabwo dufite kubacira urubanza, ahubwo kuri wowe cunga izamu ryawe, umwami wabahamagaye, nimba bamwitira atari nawe wabahamagaye, ibyabo bizagaragara. Yesu ashimwe cyane bene data. Rero kuri icyo nari ndimo kubabwira kuri uno muhamagaro, intumwa ntabwo zigeze zemera Pawulo kuko ari intumwa, zakomeje kumwikeka, naho yatangije umurimo rimwe zikagenda zigasa nkaho ziwusenya. Bibiliya irabigaragaza neza mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, mu nzandiko z'Abefeso, mu Bakorinto, aho baremaga bice, bamwe ngo turaba Pawulo, abandi turaba Petero, abandi turaba Yakobo, ati mwe kwirema ibice. Nko mu rwandiko rw'Abakorinto bivuga cyane, mu Befeso, mu Bafilipi, bamwe bivugumuraga. Ariko uyu munsi twebwe abizera, twebwe twitwaga abanyamahanga, mpamya kuko ubumenyi dufite n'ubwiru twahishuriwe ku byo gukurikira Kristo bituruka ku murimo ukomeye Pawulo yakoze. Rero niyo hano iki gitabo rero nkitangira nakise itorero n'umurimo w'abizera, ariko cyane iki gititire kivuga kuko ni ugushinga itorero rigakura. Igice cyacyo cya mbere mu bice 4 gifite bikomeye ni itorero, ni imyubakire y'itorero rya gikristo mu gihugu. Si ngombwa ubu ntabwo nakwirirwa mbivugaho birebire. Icya kabiri, igice cya kabiri cyacyo ni impamvu Imana itagikora nk'uko yakoraga kera. Ibyimira ni ibiki byimira Imana gukorana n'abantu bayo, nibyo tumaze iminsi twabonye ibintu 9 nk'uko natangiye mbivuga. Icya gatatu tuzareba mu kiganiro gikurikiraho tuzabitangira, ni amarembo 7 umukristo ategetswe kunyuramo. Umuntu wese wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, hari amarembo 7 ategetswe kunyuramo, n'imico n'imyitwarire 21 agomba kuyanyuranamo. Ni ukuvuga mu kiganiro gikurikira, icyo ngicyo nicyo tuzatangiriraho. Rero igice cyaho cya 4 ni ukuba umunyamuryango w'itorero icyo ari cyo. Abenshi ni abanyamuryango b'itorero, ariko ugasanga ntabwo inshingano zabo bazizi. Baheruka bamwe babatizwa, baheruka bajya ku igaburo, bamwe babishoboye batanga icya 10 n'amaturo yego, ariko rimwe na rimwe mu mutima wabo wamubaza ngo inshingano zawe mu itorero ni izihe? Ese kuba uri umukristo w'idini riniri cyangwa w'itorero riniri bivuze iki? Ni uva hehe ukagera hehe? Bamwe bumva kuko bafite inshingano mu itorero ari abayobozi baryo, abapasiteri, n'abashumba, ababwirizabutumwa, abadiyakoni, abaririmbyi n'abandi, ariko nawe hari inshingano ufite. Rero ahangaha tuzareba kuba umunyamuryango w'itorero icyo ari cyo, nicyo gice cya nyuma tuzagitindaho, turebe n'iyo mihango, kubatizwa, igaburo n'ibindi byose tuzabirebaho mu gihe. Ariko ikiganiro tugiye gukurikizaho mu minsi iri imbere, tuzatangira amarembo 7 umukristo ategetswe cyangwa umukristo agomba kunyuramo. Buri rembo hari imyitwarire agomba kurinyuranamo. Buri rembo rifite imyitwarire 3. Yimba ari irembo ryo kwizera, hari imico 3 ugomba kurigenderamo. Yimba ari irembo ryo guca bugufi, hari imico 3 ugomba kurihinyuranamo. Rero ndabararikira icyo kiganiro kizakurikiraho. Uyu munsi nagira ngo mbahe muri makeya ishusho y'inyigisho turimo kugenda twiga, tuzakomeza kwiga, kandi si iki cyonyine, tuzakomeza dufate n'ibindi. Rero icyo ngamije ni ukugira ngo Kristo abe umwami w'abami, abe umwami aganze mu mutima wawe, abe umwami twese twayobotse, kandi ufite imbaraga, kandi uduha imbaraga, kandi udukora imirimo n'ibitangaza bikomeze bigendane nawe, we mwene data. Njyewe nawe dufatanyije tuzabashe kubana mu bwami bwe iteka ryose. Urakoze. Ubuntu bw'umwami Imana bubane nawe. Imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo zikugote, ubwiza bwe bukugote. Ugire igikundiro mu muryango wawe, ugire igikundiro mu kazi kawe, ubashe kugira iterambere mu by'umubiri ryo mu mwuka. Imbaraga z'umwami wacu zikugote. Ishimwe n'icyubahiro bibye none n'iteka ryose. Amen.